yose yajyaga mu nzoga. N'urugo rwanjye rwarasenyutse, rusenyuka biturutse ku nzoga. Bibaho se? Kuko sinarwitagaho, sinarubagamo, nataga ngiye kubyuka. Wagize kwita n'umugore? Byarabaye kenshi. Kubera inzoga? Kubera inzoga. Ibyo wasenze wataye ubwenge ntago buzi ibyo urimo. Yego. Madamu se yaragusezeye arakubwira ati birabaye? Ntabwo yasezeye, yakoresheje ubwenge bwinshi arancika. Atese bagiye hanze muri vacances. Abikubwira mu buhe buryo? Yaranyandikiye. Ati? Yaranyandikiye arambwira ati uze kugenda urebe kuri email yawe hariho ibaruwa nakwandikiye. Ukomeze ubuzima bwawe ntabwo utigeze kutugira. Ati nta bindi kandi no kuvugana yego birangiriye aho. Oya. Nikikomere nagize no kubura abana bawe. Kubura abana bawe? Bitewe n'inzoga? Bitewe n'inzoga, bitewe n'imyitwarire mibi biturutse ku kunywa inzoga. Nese nyuma yenda ushobora kwibaza ati kuki ari cyo gikomere wagize? Yego. Muri jenoside banyaciye umwana. Ku buryo numvaga nyuma ya jenoside ibintu byo kongera kubyarashwe. Amaze kumbwira gutyo ati ntabwo tuzongera kuvugana, ntekereza ukuntu azongera kubona abana banjye. Kora abana banjye nayo ndanaze kubabira uruhare. Najyaga mbona akazi, nkabona akazi za Musanze kandi keza. Yego. Ariko nkavuga ntabwo najya sinasiga abana banjye. Yego. Nkabona akazi hano i Kigali ntabwo nava iruhande rw'abana banjye. Yego. Ndemera nguma mu bushomeri mbo mukene nyine, ariko ngoma iruhande rw'abana banjye. Yego. Bamaze kugenda rero nabaye nkutaye umutwe. Ku buryo rimwe najyaga mva aho ku Gateme, hafi ku Gateme nari ntuye, nkamanuka nkisanga nageze kuri kaminuza nambaye kamambiri n'ikabutura. Oya. Wari umuntu wiyubashye? Nari umuntu bubaha, umuntu wabaye jara wa banke, umuntu mu makwe buhagaze imbere y'abandi ugira gute. Umwana ariko nagira gutya aragukubita wowe? Ko nayo maje nayo ko wankubise inkoni mu gito ko wankubise inkoni mu mugongo wampoye. Yego. Ni mama ari wabitubwiye. Ngo gukubite. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park, ikaze byumwe ko aha hantu heza cyane. Turi kumwe n'uyu mupapa muri kureba yitwa Nsengumuremyi Gasana George. Niwe tugiye kuganira ku buzima bwe, ku byo yaciyemo. Uyu munsi akaba ari umukozi w'Imana, akaba ari umwe mu bantu navuga ngo bafasha nawe benshi cyane byumwe ko mu itorero Impact for Christ Ministries. Atugwe ikaze Murakoze cyane. Nitwa Nsengumuremyi Gasana George. Yego. Ndashima Imana ku buzima mbayemo muri iki gihe. Yego. Ubwo naciyemo mbere no buzima bwari mu mwijima cyane. Yego. Ubwo buzima cemo bwari mu mwijima cyane nibwo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Cyane rwose. Bwari ubuzima bwatangiye ryari bw'umwijima kari bumeze gute? Ubundi nabaye cyane mu karere ka Huye. Yego. Nabaye Cyarwa ariko mvuka mu Matyazo. Yego. Ubuzima naciyemo mvuga ko bwari mu mwijima cyane. No ubuzima bwo gushakira ibyishimo mu nzoga. Ukumva wabaye umugabo kubera ko wanyweye amayoga menshi. Yego. Uriya zahuye hariya cyitwaga Foko bari banzi. Yego. Cyitwaga Ibisi bari banzi. Icyitwa Triangle d'Or ababizi imbere bari banzi. Ubwo mbere igihe byatangiye mu busore. Yego. Wari umusore wanyweye inzoga kweri? Cyane. Wari umusitari mu nzoga? Ugeze Cyarwa ku Gateme habaga brochette ryose urahazi naho bari banzi. Ndahazi ni iwacu cyane. Hariya kuri 525 ibintu nk'ibyo ngibyo. 525 hari ku Mukoni naho baranze. Aho hose nabaga nahazengurutse. Watangiye kunywa inzoga nyinshi cyane ryari? Cyari imeze gute? Inzoga nazinyweye kuva nkiri umwana muto cyane. Nkiri n'umunyeshuri mu seminari ku Karubanda kuko naho nize. Abapadiri ko bakanira wangaga inzoga gute? Burya abantu bagira ibanga ryabo. Yego. Abazi icyo gihe ku seminari ku Karubanda baza ahitwa kwa Kaporari. Yego. Kwa Kaporari twajyaga tujyayo cyangwa twaba twasohotse dimanche ku cyumweru nyuma ya saa sita twari dufite ukuntu twambara udushati twiza tw'umweru. Yego. Tugasohoka tukajya kwa Venani. Yego. Venani yari afite harya imbere ya KSP. Yego. Aho yatangiye akorera. Yego. Twaraze hanywereye nyinshi rwose ugasanga
abaseminari birazwi ko ariho baza bakiherera bakajya mu gikari bakanywa. Mugasubira ku ishuri twinjiraga saa 12. yego isigaje nk'itanu umujyi wose tukiruka ugahagarara ngo abaseminari paka ku karubanda yego kandi tukahagera yego saa 12 itaragera. Padiri nyuma yaho rero narakomeje numvaga kunywa inzoga nyine z'igifaransa twajyaga tuvuga ngo turudenve iriya deside. iyo twabaga tuzengurutse ibirahure twumvaga ibitekerezo biza kandi koko ibitekerezo biranaza. nyuma yaho rero narakomeje ubwo nararangije mu seminari birumvikana yego njya muri kaminuza nyuma ya ne branche. warabyumvise nubwo yenda utari ubizi biba ariko nyuma arabyumvise ko habaye ne branche. yego nabwo njya muri kaminuza muri 95 91 habaye ne branche na ne branche yabaye 91 habaye ikisi hari intambara yari yatangiye yo kubohoza igihugu. yego universite ntiyatangira kubera ko amafaranga yose bayashyize mu ntambara. ibigo bya leta byinshi bibura bije birahagarara. ikindi ntabwo wari gutangiza abanyeshuri, umutekano ntabwo wari kuba mwiza. abanyeshuri ba kaminuza bari abanyeshuri bareba cyane ibintu bya politiki. abanyeshuri ubwo bari binjiye muri politiki cyane. bahitamo uwo mwaka kubita imfabusa kugira ne branche. igifunguka rero niho twahise tujyayo dutangira muri kaminuza. kaminuza rero icyo gihe ubuzima uko bwari bumeze nubwo amafaranga yari make ariko abanyeshuri ntitwayaburaga. nabwo nakomeje kujya nzinywa buri munsi simbure muri kantine ya kaminuza. gukoresha udukoryo twinshi cyane. nkoresha udukoryo twinshi cyane na nyuma nza kuba mu mujyi wa Butare nyuma ya 94 nabwo nkomeza kuba muri ubwo buzima. ni nk'iki navuga ngo inzoga zagukoresheje ujye wicuza? icyo nicuza ni uko amafaranga nabonye ntabwo nigeze nyatunga. yose yajyaga mu nzoga. n'urugo rwanjye rwarasenyutse. rusenyuka biturutse ku nzoga. bibaho se? kuko sinarwitagaho sinarubagamo nataga ngiye kubyuka kuko twabyitaga. cyangirirwa mu rugo nakoze icyo twita koza akabindi. koza akabindi ukava mu rugo mu kabari nkataha ngiye kubyuka niko twabyitaga. bwakeye umugore ntakubone ntambone, abana ntibambone, amahane akaza mu rugo. usenya urugo se byose urugo rukora kubera inzoga. iwanjye byarabaye nk'ibiki? kurwana, gutongana. wagize kwita n'umugore? byarabaye kenshi kubera inzoga. ibyo wese nzi wataye ubwenge ntabwo buzi ibyo urimo. yego umugore kugira ngo ibyo byaranze ageze aho arigendera. mbere ko agenda mwamaranye igihe kingana iki? imyaka 15. tuba mu mwijima. ubwo mwijima nakubwiye w'inzoga. yego n'ibibi byazo. hari igihe watahaga mu gitondo nibyo nakubwiye gutaha tugiye kubyuka kuko twabyitaga bamwe b'inzoga. iyo utashye saa 11 saa 12 za mu gitondo abandi bari kubyuka bajya ku kazi. buryo bugiye kubyuka ntabwo bugiye ku. madamu hari igihe yajyaga guhamagara kuri telefone akakubaza ngo uri hehe wenda akigerageza bwa mbere? yaragerageje arampamagara nkamubeshya ndaje. ageze aho arabirambirwa. arabireka kumpamagara. nese abantu ntabwo bagizeho bakabunga bakakubwira bati waretse inzoga cyangwa barakubwira bati umugabo aranywa? baratwunze kenshi ariko kompanyi nari ifite ntabwo igeze ambwira ngo reka inzoga. gusa barambwira ngo zigabanye, kugabanya amahane, gabanya amakosa zigukoresha, ariko abo twari kumwe ntabwo igeze ambwira ngo reka inzoga. oya nta nshuti rero ziba mu nzoga? nta nshuti iba mu nzoga burya. biriya byose nibyo abantu babibeye. yego abana bawe umva madamu we abana yarabajyanye ubu bari kumwe bari hanze. yego ndigenyine mu Rwanda. madamu se yaragusezeye arakubwira ati ntabwo yasezeye. yakoresheje ubwenge bwinshi arancika. atese bagiye hanze muri vacances bagombaga kumarayo ibyumweru 2. niwe wabohereje? bagiye 2014.
ni wowe wabohereje? njye nabohereje, njye nabashakiye ibyangombwa, yego, nzi ko bamara ibyumweru 2 bakagaruka. Ariko we ku buryo ntazi yari yarateguye yuko batazagaruka. yego, bagezeyo amara icyumweru arambwira ngo bazaza, ese bazanzanira iki, ya magambo meza yo kukuryoha. yego. Yashize icyumweru n'igice, hasigaye iminsi 3 ngo baze. yego. Ubwo nanjye ndi kubabwira ngo nzabategurira iki bishyushye mbese. Ubwo yambwiye ati erega ntabwo tuzagaruka. Abikubwiye mu buhe buryo? Yaranyandikiye. Ati? Yaranyandikiye arambwira ati uze kugenda urebe kuri Facebook nakwandikiye. yego. Cyangwa urebe kuri email yawe, hariho ibaruwa nakwandikiye. Ntimeze ite se? Atoya ntabyo nakubwira, wowe ugenda ubirebe. Ndagenda njya kubireba, ndabifungura ndabibona. Mbona yambwiye gute. Akubwiye ati ntabwo nzagaruka. Ntabwo tuzagaruka, igihe twabanye kirahagije, igihe twabaye mu buzima bubi kirahagije. N'abana ntuzabategereze, nabo ntawe uzagaruka, bose turi kumwe hano. Ariko wihebere wowe ukomeze ubuzima bwawe ntawe utigeze kutugira. Ati ntawe utigeze kutumenya. Iyo baruwa noneho uwo munsi yanyandikiye, yego, numva ndikanze, numva ubuzima burahindutse muri jewe, numva mbaye undi. Ndamanuka mpita njya mu cyumba njya kuryama, kuko nahise mbona ko yankinnye umutwe gasaza. Ariko nawe wari umukoze amakosa akomeye yo kunywa inzoga. Reka tugaruke kuri aka kantu. Uri gusoma iyo baruwa, kuko hari habaye amakosa yo kunywa inzoga nyinshi cyane bikagera naho zigukoresha ibidakwiye gukorwa mu rugo. Yarabaye. Uri gusoma iyo baruwa, wahitagamo amarira cyangwa byabaye kwa kundi? Ntabwo icyo nakubwira cyo maze kuyisoma. Narayisomye. Ikintu nibuka, nagiye kuyisomera Itumba mu hejuru. yego. Uvuye Icyarwa razamuka ukajya hejuru Itumba. Ujya muri cafe? Njya muri cafe internet ya. yego. Nyisomera muri machine. Maze kubisoma, machine y'abandi nahise nyifunga. Oya. Maze kuyifunga, yego, umukozi watese kufunze machine. yego. Oya, nayo mfunze. Arongera arayicana. Amaze kuyicana ndongera asubira muri email njya kureba. Ndongera ndayifungura ndayireba. Ibyo ndebye nibyo sibyo? Ibyo ndebye nibyo, ibyo somye nibyo. yego. None se ni hano umuntu ashobora kwimprima? Ati bishatse turakwimprima. yego. Nimunyemprimire iyi baruwa. yego. Azana agafurash ashyiraho, arangije arayijyana ajya kuyimprima. yego. Amaze kuyijyana kuyimprima, yego, arayinzanira arayima. Nkabisoma nkabona si ibyanjye. Narabisomaga pe nkabona si ibyanjye. oya. Noneho ndakwishyura ngahe? Arambwira namwishyuye 840 ndabyibuka. yego. 500 yo kwimprima, nandi nari nakoresheje umwanya nari maze kuri internet. yego. Ndamanuka ibaruwa? Ibaruwa nyifite. Uyishyira he? Nari nyifite mu ntoki ramo. yego. Ndamanuka mva Itumba hejuru, ndamanuka ngi wanjye. yego. Ninjira mu cyumba ndafunga neza. yego. Ndaryama. Nko mu masaha 5 ndabyuka, ndongera nasoma yabaruwa. Ibi ntibishoboka. Fata telefone umuhamagare. Muhamagaye sanga amayinite ntayarimo. yego. Mpita mbyuka njya gushaka amayinite. Twari dufite akabutiki harya Cyarwa ku Gateme hirya. yego. Habagamo umwana ukoramo, twabaga dufite n'amayinite ducuruza. yego. Ndabyuka njyayo njya kumubwira, ndamukomangira yari yaryamye, kuva byabaye masaha 5. Arabyuka ntishyiramo amayinite. Ayanshiriramo mpita nicara imbere. yego. Y'umuryango ku kabutiki. Ndamuhamagara, mpamagara umugore. Aranyita. Ati nyine ati ibyo nakubwiye nibyo. Ati nta bindi, kandi no kuvugana. yego. Birangiriye. oya. Ntuzonye kumpamagara. Ubwo yahise akupa kugeza n'uyu munsi ntarongera kumvugira. Ubu narinzi ko tuza kugira kuri Fenziza. Mwarongeye kuvugana? Oya. Mumaze igihe kingana iki mutavugana? Imyaka 8. 2014 byabaye. Ntabwo azize ko wakijijwe?
arabizi ko nakijijwe, arabizi ko ndi pasiteri, yego n'abana barabizi bose, yego na famiye ari iyanjye ariye barabizi bose, yego ariko we byarakomeretse nawe ari kubwira ntarashaka kumvugisha. yego cyashatse undi mugabo nta wundi arashaka. yego ntabwo wakomeretse ute nyuma y'uko cyangwa reka no kuvuga two kugira aho ngaho gato reka tuhagere ntacyo. wakomeretse ute maze kumva rero ko atazongera kumvugisha, yego ndongera ndagerageza shwi yanga kuyitaba, ahita ahindura telefone, nimero ya telefone. Amaze kuyihindura abayihaye bo mu Rwanda arababwira ngo ntibazigere bayima, uwo nzumva ko yayimuhaye nawe nzamuvana mu bo tuvugana. yego umwe aza kuyimpa muri basaza be. waramukundaga? naramukundaga cyane. yego nubwo wamukubitaga, nubwo niyo nabaga namukubise cyangwa twatonganye cyangwa twashwanye, iyi nzoga zashiragamo twahitaga tuba nk'abantu basanzwe babana neza. yego narinze uburyo musaba imbabazi, buryo umugabo amenya umugore we, yego amenya uburyo mbigenza. nkamara nka ya minsi nakubwiye noza akabindi, koza akabindi sinzi niba bamenye icyo bivuga. ntabwo nabimenye, niyo mpamvu byancanze. aka kabindi kacu tuba tugashyiramo inzoga. yego iyo umaze iminsi utanywa rero buryo uba wakogeje wagiye kukubika, uba uri kukoza. niko twitaga kutanywa ni ukoza akabindi. koza akabindi kugira ngo uzabone izindi uterekamo. yego urabizi ko babyita guterekamo inzoga. nkamara nk'iminsi nk'ibiri muryoshya. uryoshye ryoshya umugore akagira ngo ntabwo uzongera kuzinywa. yakabyumva nyine kuko bibaho. buryo umugabo agomba kumenya umugore. igikomere wagize kirenze ibindi byose ni ikihe? igikomere nagize kirenze ibindi byose, amaze kumbwira ko ntazongera kuvugana nawe kandi ntazongera kubabona. abana bari bakiri bato. yego ntawe uragira telefone, ntawe uranamenya ko yashakisha ngo avugishe. umukuru yari afite 15. yego umukurikiye afite 12. abato bafite 8. ni igikomere nagize no kubura abana banjye. kubura abana bawe bitewe n'inzoga? bitewe n'inzoga, bitewe n'imyitwarire mibi iturutse ku kunywa inzoga. ese nyuma yenda ushobora kwibaza ati kuki ari cyo gikomere wagize. yego muri jenoside banyiciye umwana. ku buryo numvaga nyuma ya jenoside ibintu byo kongera kubyara shwi. buryo uzi imfura yawe ibintu byose wumva. yego hano umwana wo mu busore. yego byaragukomerekeje cyane. mbuza umwana muri jenoside, none n'undi antwaye abana. yego nicyo gikomere cya mbere nagize. we sinigeze nanamutekereza ko yagiye, ahubwo ntekereza ko abana bagiye. yego kubera cya gikomere cyo muri jenoside. ku buryo nzi neza yuko nawe yabikoze azi neza ahakoze. yego wajyaga umubwira ko byaguteye igikomere kubura umwana wawe? hari aho byageraga tugeze nko mu gihe cyo kwibuka, ibindi byose nkabyibagirwa. yego bagahunga bakajya mu bindi byumba. yego bitewe n'umwana wawe? kuko ndi gutekereza. yego umwana wanjye waguye mu matyazo hariya kuri dispensaire. byari umwana mwawe mwarabyaranye n'uwo mudamu se? na mama we baramwishe muri jenoside. mama we bamwiciye mu Muhima. yego ariko umwana yarambabaje cyane. ufite igikomere kibi cyane. kibi cyane byanze bikunze. iyo myitwarire ntaho yaba ihuriye n'icyo gikomere wagize, kuko ari igihe tujya tujaginga umuntu cyangwa dushinja umuntu tutazi ibyo yaciyemo. ibyo umuntu aba yaraciyemo nibyo nabyo byabigiraho uruhare, ariko simpamya ko ari byo cyane. yego kuko inzoga natangiye kuzinywa mbere yo kugira igikomere, mbere ya jenoside, mbere y'ibyo byose byabaye. yego nyuma se ntabwo umugore amaze kugucika wahise ureka inzoga avuga uti bino bintu ni inzoga zibiteye? ni cya kintu nakubwiraga nyine cyo gukomereka. amaze kumbwira gutyo ati ntabwo tuzongera kuvugana, ntekereza ukuntu ntazongera kubona abana banjye. kubona abana banjye nari naraze kubaba iruhande. najyaga mbona akazi, nkabona akazi za Musanze kandi keza. yego ariko nkavuga ntabwo najya sinasiga abana banjye. yego nkabona akazi hano i Kigali, ntabwo nava iruhande rw'abana banjye. yego
ndemera nguma mu bushomeri mba umukene nyine ariko ngo mirande rw'abana banjye. yego Bamaze kugenda rero nabaye nkutaye umutwe ku buryo rimwe najyaga mva aho ku Gateme, hafi ku Gateme nari ntuye, nkamanuka nkisanga nageze kuri kaminuza nambaye kamambiri n'ikabutura. oya wari umuntu wiyubashye? Nari umuntu bubaha, umuntu wabaye jara wa banke, umuntu mu makwe buhagaze imbere y'abandi ugira gute, yego ariko yaje yambaye ikabutura n'udukamambiri yageze aho hose. yego Inshuti zanjye zari hano i Kigali ziraterana zita ariko uriya muntu nimutamuvana hariya nyamara muzajya gushyingura. yego byarageze kuri? Byari byageze kure. Nibwo rero umwe witwa Gabriel Ngendabanga, yego afite kampani yitwa Deripukamu, hano mu mahati uzaze tuganire. Anyohereza n'itike rwose, yego ndaza turaganira, ati rero hariya hantu ugomba kuhava. i Butare? Butare ugomba kuhava. Mbese ndahava, hari inzu yanjye, hari ibintu byanjye, hariho ubuzima bwanjye buri. Ati we ngwino hano dukorane, wicare hano ukora akazi hano, nzajya nguhemba. Ubu uzampemba okay. Ndasa turakorana nkoriwe, nuko navuye i Butare yego nzi Kigali. Inzoga ntabwo wakomeje nkomeza kuzinywa? Noneho ku bwinshi? Noneho ku bwinshi, ubwo mbonye n'akazi, mbonye naho mvana n'amafaranga. yego nje ni Kigali, mpuye n'inshuti zanjye zari zarambuze, yego abo twiganye mu seminari bari barambuze. Uri ugeze i Kigali uhita ubona abantu benshi cyane utafaga kubona uri mu ntara. yego ziraboneka. Ntabwo zinyweye noneho no kugira ngo yibagize ko abana wababuze? Byabaga bivanze, ariko no kuvuga ngo niho harimo umunezero. Byose byabaga bivanze, ari ukubura abana, ari uguta umutwe, nkazinywa. yego ntabwo worohewe George? Birumvikana ko ntibyoroshye, ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima buremereye. yego hari n'abo inshuti zanjye bo tuganira bati burya umuntu arakomeye, kuba tutaragushyinguye. yego wari ugeze habi cyane? Abandi bameze baciye mu byo baciyemo twarabashyinguye. yego wari ugeze habi cyane hashoboka? Cyane rwose, nanjye ndabyemeza. Uyu munsi se wari wongera kuvugana n'abana bawe? Barakuze, barakuze bose, bafite telefone, turavugana, barishimye, tumeze neza. Ubu tutaravugana ni mama wabo, ariko nawe ndabizi ko tuzavugana. Aracyafite igikomere? Aracyafite igikomere, kandi icyo gikomere namenye ishingiro ryacyo. yego n'izo nzoga? N'izo nzoga zose namenye ipfundo ryazo, zo narazikize burundu. yego ahubwo ubu ngubu iyo mbonye umuntu unywa inzoga ndamusabira, ndamusengera. yego ntabwo wigeze ushaka undi mugore? Ntabwo ndamushaka, ariko ndi mu nzira zo kumushaka. Umugore wa mbere se kandi akiriho? Nzabanza mbone divorce, mbone kumushaka, birumvikana. Ariko impamvu yo gushaka divorce ni ukugira ngo mbone uburenganzira bwo kongera gushaka. N'ubu ku itariki 7 z'ukwezi gutaha nzajya indora nkurikirana iyo divorce kugira ngo nyibone. Urumva icyo gisubizo gikwiye? Igisubizo nicyo gikwiye, kuko umugabo burya ubaho nta mugore aba ari umugabo utuzuye, aba burya ikintu gikomeye. Madamu, abana bamaze gukura, uyu munsi bagiye kumenya ukuri cyangwa baranakumenye? Mbere yuko mbitekereza cyangwa ntangira kujya gushaka iyo divorce, yego nabanje kuvugana n'abana, ubagisha inama, ndabaganiriza, mbereka icyo ijambo ry'Imana rivuga, mbereka uko umuntu abayeho, mbereka ubuzima umuntu arimo. Ndaje ndababwira rero, bari bicaye bari mu nama, nanjye ndi hano turi kuvugana. yego online? Nimuvugane hagati yanyu, mumbwire uko mubyumva. yego Ati papa, turaza kubwira mama. Umwana wanjye mukuru afite imyaka 23. yego ni mukuru. Wa kabiri umukurikiye afite imyaka 20. yego Abatoya bamaze kugera 18. yego barakuze, urabyumva. yego ariko twavuganye umwaka ushize yari 22, 19, 17. yego bajya inama bati rero papa, turaza kubwira mama ko twaganiriye, tuzaguha igisubizo. yego babwira mama wabo, hashize iminsi nk'itatu barampamagara, nibo banyihamagariye icyo gihe. yego ati mama yabyemeye ko ushobora kwishakira undi mugore. Ntabwo mama agikukunda se? Ntabwo akinkunda, ariko nanjye numva
numva bitakunda gusubirana. Imyaka ibaye myinshi, uriya umuntu aba yafashe imico yindi mibi. Ndumva ibyo bintu bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Kumuvinga on cyangwa kongera gufata urundi rugendo. Ariko urarufata ntabwo bigoye. Urarufata nta kundi byagenda. Kandi Imana iragufasha bigakora. Unenze ko fin igiye kuba ko uziyunga na madamu wa mbere. Narabigerageje iyo myaka yose, n'abana bamubwira mu myaka nk'itandatu 7 twabaye dutandukanye. Ni naho naje kumenya telefone z'abana kugira ngo mbashe nimero za telefone z'abana kugira ngo mbashe kujya amenya amakuru yabo. Yego, abana ariko ntabwo bo bazababazwa no kwashatse undi mugore. Nabaje kubagisha inama twabanje kuganira. Barabyemera. Iyo bataza kubihumugisha ntabwo. Nibibaye byose ndababwira. Iyo batabihumugisha ntabwo ari kubikora. Iyo batabyemera ntabwo nari kubikora. Wabonye fiancé se? Kubabariza abana. Wabonye fiancé? Wamaze kumbona ubu. Ndamufite. Yego. Uyu munsi rero kugira ngo uve mu nzoga. Urwo rugendo ruduhe byagenze bite? Kugira ngo uve mu nzoga rero. N'urugendo rutoroshye. Yego. Ubundi inzoga ntabwo nazifataga nk'ikibazo gikomeye cyane kuko ikibazo cyari gikomeye ari diyabete. Diyabete narwaye diyabete kuva 2003 kugera 2014. Yego. Ubwo rero ndi ndahi Kigali hari umudamu w'ingoma witwa Wimana Makire wakoze muri Caritas akorana na mudamu muri Caritas. Yego. Yarabizi ko diyabete ikunda kuntura hasi. Muri 2014 nyine nkimara kuva Butare. Yego. Kuko yabaga hafi y'umugore wanjye, hari igihe nataga saa 6 nagera mu rugo nkaba ndarembye. Ibipimo bikaba bibaye byinshi. Umugore akabahamagaye imodokari, urabona kiriya gihe cya 2003 2004 saa 6 twajyaga kurya mu rugo. Yego. Cyane cyane aba Butare saa 6 turataha ukajya mu rugo ukaza kugaruka saa 8. Ni hafi ntabwo hagoye. Nkamanuka avuye ku kazi ndatashye ndi muzima. Nagera mu rugo diyabete ikabinkubise hasi. Yego. Umugore agahita ahamagara ati singaruka ku kazi njyanye umugabo mu bitaro. Bagahita baterura bajyana bashyira muri medecine interne. Yego. Kamaramo nk'iminsi nk'ibiri bari kumpa imiti muri serum. Yego. Nkaba ndazanzamutse nkabona gutaha. Nibura mu kwezi nageraga nka krize nk'ebyiri. Kandi ugakomeza kunywa inzoga. Diyabete mbese yari igeze kure kuko nari ugomba gupfa. Yego. Icyo gihe. Noneho 2014 raho nakubwiraga nje Kigali. Ubwo mudamu witwa Makire Wimana Makire utuye ingoma. Hari yarazi icyo kibazo cyanjye cya diyabete. Aza kubwirwa no witwa Murangira Fabien. Yego. Nawe w'ingoma ko hari umupasteri usengera abantu indwara. Yego. Zigananiranye zigakira. Izo za diyabete zigakira. Ndabyibuka ari ku itariki 26. Hari habaye umuganda. Kuri 26 ku cyumweru mu gitondo arampamagara. Ndi kumesa nari ndo nimesera nibereye mu rugo. Yego. Ati hari umupasiteri urahe Kigali yavuye i Burundi asengera abarwayi bagakira. Yego. Nibyo ati nibyo. Hebyo bintu ko ntabyemera. Na bimwe bya Obaridi ko ntabyemera. Yego. Icyo wabikuye hati rwose uzambabarire umbabarire uze kujyayo. Akusengera urakira. Kandi ni wasengaga. Ntabwo nasengaga nyine ariko najya muri Gatolika imwe byo kwiyumvira misa. Yego. Ariko kumva ko wasenga ugakira indwara. Ntabwo nabikozwaga rwose. Ubugiyeyo? Ariko se ndamukupa naramukupye. Mubwira ko ibyo binambwira atari byo. Hashize ndangije kumesa utwenda namesaga maze kutwanika ubu byari bigeze mu masaa 6. Ndamuhamagara. Ibintu nk'ibyo byemera gute? Yego. Hatoya tibikino naransobanurira neza mbwira no babimubwiye ko ari Murangira Fabien. Yego. So umupasiteri asengera he ibiki n'ibiki gutyo. Ati natwe ahubwo twageze i Kigali tuje kumureba. Yego. Icyo gihe Pastor Elias Bizuru hamwe n'aba Impact aho basengeraga batangira gusenga saa 8 kuzamuka. Yego. Hari igikondo kuri Merezi ya mbere. Yego. Ati ni kuri Merezi ya mbere
wowe uze nugera kuri merezi ya mbere urampamagara ndakuyobora. Ni saa munani, ati saa munani. Ibyo nta kibazo, ndashaka no kukwirebera. Yego. Urumva navuye mu rugo mu mutwe wanjye harimo kumwirebera. Yego. Nta nubwo byari bingoye ko ari ukwizamukira n'amaguru. Yego. Uvuye Gikondo harya hasi ukazamuka n'amaguru byari ibintu byoroshye cyane. Yego. Nkaraba nizamukira n'amaguru, ndahaza nzi ko nje kumureba. Ngeze kuri merezi ya mbere ndamuhamagara, ahita mpuwo Fabien, nawe Fabien nawe turaziranye kuva kera. Fabien aranyobora, ndagenda mbona urusengero aho ruri. Yego. Ninjiramo nzi ko ari ugutegereza bikarangira tugasohoka, nkaganira na Immaculée nkamubwira amakuru yanjye, akamenya amakuru yanjye. Ariko ngezemo turasenga nkabona ni ibisanzwe, nta gihinduka. Yego. Haza kugera ahantu rero Pasteur Elias Bizuru avuga ati abashaka gusengerwa by'umwihariko bazi imbere mbasengera. Ndahaguruka njya mu bandi. Yego. Ndahagarara arasengera arahagarika. Ati icyo ushaka ko ngusengera kidasanzwe ni iki? Yego. Ndashaka gukira diyabete. Ahita yongera aransengera ati diyabete yagera. Ku munsi wa mbere ujya gusenga? Uwo munsi wa mbere. Yego. Hari ku itariki 26 z'ukwa 10. Yego. 2014. Yego. Ndabyibuka neza. Umunsi wa mbere ninjiye muri Impact nibwo yansengera ngo ati diyabete yawe irakiza. Yego. Ibirakiza se? Turasenga turarangiza turataha. Cyumweru gikurikiye ndagaruka. Ariko noneho iki cyumweru uko gishira nkumva mu mubiri ndi kugenda ndi umuntu umerewe neza. Yego. Kumwe wumva mu mubiri utuntu twakugoraga nta kirimo. Cyumweru gikurikiye ndagaruka. Nanone turasenga. Twasenga nyuma saa sita. Turasenga ndataha. Hari ukuntu abadiabetike agira amasaha agira kumva umutwe uraremereye, akumva imisiri areza, kumva afite inyota n'iki. Yego. Muri icyo cyumweru cya kabiri numva yanyota nayo. Nakwicara mu kazi aho kwa Gabriel nkumva nta mazi nkeneye kunywa, kandi buri mwanya nabasabaga amazi, mpa amazi. Kuko mbere yari iriwe mu rugo hariya mu Gihogere Remera. Ndanuka ko diyabete yakize. Kuko diyabete nari nzi nayibayemo igihe kirekire. Mba n'umuyobozi w'abadiabetike mu karere ka Huye. Oh yes. Ku buryo nagiraga amahugurwa menshi yo kumenya diyabete. Yego. Nanjye nari no mu bigisha uburwayi bwa diyabete. Yego. Abandi barwayi nabaganyoboye. Yego. Association yitwa Baho umenye nkumenye y'abarwayi ba diyabete mu karere ka Huye. Wayibayemo urumuyobozi. Nayiyoboye imyaka irenga 7. Rekata. Uyu munsi warakize neza se? Ubu narakize neza kuva icyo gihe, nta muti, nta discipline ngenderaho. Unywa isukari? Byose. Cyane. Bitari kubeshya. Ibintu byose ubu ndi muzima. Nanagiye kwipimisha kenshi. Ati uri muzima ntabwo. Ari umuntu ushaka kuvuga bino bintu ntabwo napfa kubyemera. Ubyemere cyangwa ubireke. Ariko jye narakize, ariko icyo nakubwira cyo nuko ndi muzima. Yego. Wa. Uyu munsi rero nicyo gitangaza gikomeye cyakubayeho. Nakize diyabete. Ni ikintu kidasanzwe. Wahise wemera Imana, wahise ukomeza urugendo rwo gukizwa cyangwa nta nubwo wigeze ukizwa? Nakomeje urugendo rwo gukizwa, nibyo nza kukubwira. Numva ko ibimenyetso bya diyabete niyumvagamo nk'uko nabikubwiraga ko nari nzi kubyiyumvamo. Yego. Iyi sukari yabaye nyinshi, ibimenyetso nkamenya ibyo ari byo, kumva ufite icyo yagikonje. Yego. Kumva umutwe kurya cyane, kumva ushaka ibyo kunywa byinshi. Yego. Iyi sukari yabaye nyinshi, ukumva none ufite icyo yagishyushye, ibyo byose nari nzi kubyiyumvamo. Yego. Byaragiye ndabibura mba muzima. Yego. Ujya no kwa muganga bagupima se? Bagapima bagasanga ndi muzima. Yego. Ibintu byose nisubiraho kuva icyo gihe maze kumva ko nakize, nirira ibisanzwe, nta kuvuga ngo mfite regime niyi, ninywera ibinyamasukari byose nta kibazo.
yego ubu na fanta isanzwe wayo fanta isanzwe niyo nywa ngaho nkunda koka rwose iyi koka isanzwe urinywera ndinywera pana koka zero oya ntago ari koka zero koka zero numva imbihiye yego ninywera koka isanzwe cyangwa indi fanta isanzwe yego ibyayi ndanywa ngashyiramo isukari akayoga ntabwo ugikoraho akayoga naje kukareka rero ukuntu naje kukareka uwo munsi diyabete imaze kugenda ntabwo nahise ndeka inzoga narakomeje ndanywa ariko ngomeza no kuba mu murimo w'Imana yego inzoga rero ukuntu zaje kugenda yego nagiye gusenga njya gusengerera Lubumbashi muri Kongo njya kubonana n'umukozi w'Imana Prophet Philippe Banda ndagenda ngira Lubumbashi 2018 hari mu gihe cya Pasika yego ngezeyo ngira amahirwe mwuka wera aramfasha Prophet arasengera yego mba mu basengera ko burya ni mwuka wera ukugaragaza noneho umukozi w'Imana akaza akagusengera yego ansengeye nkimara kumuva imbere nagize ikintu cy'inyota nyinshi inyota nyinshi ariko imwe nyinshi kugeza aho natabaje abantu bari muri protocol aho ngaho ntimuntabare munzanira amazi ntabundi ndahiye yego numva ndi gushya yego niyo nkimuva imbere nsubiye mu byicaro byanjye ngira inyota nyinshi hamwe numva ngiye gupfa banzanira uducupa 2 tw'amazi ndanywa ndagutomera kugira ngo nizime yego no kugaruka ngaruka numva afite cya kintu cyo gushaka kunywa cyane icyaka yego ariko kuva uwo munsi inzoga zahise zigenda wese ureka kunywa inzoga kunywa byahise bigenda no kumva afite gushaka inzoga kumva kwa kundi wumva ngo amasaha arageze bayo ukuntu abanywa inzoga bigira isaha yego niyo mbwa ya Pavlov yego sinzi niba warayize kera iyo saa sita yageraga inzogera ikavuga yahitaga imenya ko bagiye kuyigaburira yego naburiya abanywa inzoga hari amasaha bageramo saa 10 kuzamura agahita atekerezaho icupa rimwe ari buri muhogo kuma yego ariko jye mvuye aho ngaho gusengerwa Lubumbashi inzoga zahise zigenda ushushanya gute ubuzima butarimo Imana ubuzima butarimo Imana ni ubuzima burimo ubuyobe cyane kuko iby'iyi si biradushuka ese mbwira nsubira inyuma gato cyane ukubita umugore wawe nta gihe ugeze kumukubita bikaba byamuviramo n'ingaruka zitari nziza akaba yagenda afite inguma rimwe nigeze kugenda ari mu masaa 10 natashye kare saa 10 z'amanywa ngezeyo ngeze mu rugo saa 10 z'amanywa nanyweye bisanzwe mvuye gukina agapira muri Solidarity induru biratangiye yego nigera mu cyumba cyo nibuka nta muntu nakozeho ariko we avuze induru ngo ndamukubise yego avugije induru ngo ndamukubise nibereye mu cyumba nahise nigera mu cyumba n'abana nyine ubwo yarebaga yabibashyizemo bakavuza induru yego ahubwo umwana mutoya niwe nibuka ko yari afite inkoni ayinkubita mu mugongo oya noneho nyuma induru irabaye ibiki birasakuza bigira gute birarangira birangiye nza kubaza abana nyuma tuganira ni mama wari wabitubwiye yego none se naramukubise ntabwo wamukubise ntariya mu maso niwe wiriye inzara oya ibase menya ko nabyo abagore babigira yego ashobora gutaka yitatsa ndabizi ko ibyo bintu byabaye n'umwana yabimbwiye ndabizi yego umwana ariko nagira gutya gukubita wowe ko nawe maje nawe ko wankubise inkoni mu gito ko wankubise inkoni mu mugongo wampoye yego ni mama wari wabitubwiye ngo gukubite ko mutari mubayeho neza ibyo rero byose ko udashaka ko induru ziba nyinshi hanze ntabwo nabikurikiranaga narabyo yego wumva icyo gihe byanze bikunze abana barakomerekeye kuba mufite urugo rutari rwiza rubeshyerana rugira gute barabibonaga byose yego mwarakomeretse kuko n'ubu barabimubwira bati turabizi ko mutabanye neza yego abana bajya babimubwira nkabimenya yego ngahe nguko pastor mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro wifuza kukubona aca hehe wifuza kumbona mba ikabuga yego
nkorera kuri church yacu nyine Impact for Christ Ministries, yego aho tubarizwa hariya hazwi kuri Solesi yego kwa muganga ruguru ya Bambino, yego niho mba ndi. yego Ariko ushatse no kumpamagara telefone yanjye ni 0788381038. yego ku buryo ushobora no kumurangira kuri church yanyu akaza mwamufasha. ushobora kuba nawe yarabaswe n'inzoga, ushobora kuba afite urugo rubi nk'ibyo byose waciyemo, ushobora kuba afite diyabete cyangwa n'indi ndwara. buriya ijambo ry'Imana byose riba ryabitubwiye. yego na Yesu yabibwiye intumwa ze, kuko niba dukora kuko umurimo wa Yesu, kuko dufite benshi tuzi ko batawukora, ariko niba turi abasimbura b'intumwa, biranditse muri Matayo 10:1. yego ahamagara abigishwa be abaha ubutware bwo kwirukana amadayimoni, yego bwo gukiza indwara zose, yego no gukiza ubumuga bwose. yego iryo jambo ry'Imana rirakomeye kandi rirakiza pe. yego ibyo rivuga ni ibintu bibaho, ni ibintu bikoreka. ushaka gukira nave mu buyobe aze. abakozi b'Imana barahari bafite imbaraga, yego abakozi b'Imana barahari bafite bamusengera. impano. yego nabyo biranditse ko ubusengerwa n'abandi, nubwo bamwe bagenda babyita ukundi, yego ngo nanjye nakwigirirayo, ariko mwese ntabwo mufite imbaraga zo kugerayo uko mushaka kugerayo. ntidufite n'impano bafite n'impano. yego muri Yakobo igice cya 5:15 biranditse ko isengesho ry'umukiranutsi rifite imbaraga. yego uwo wese rero ushaka naze asengerwe, afashwe, ave mu byo Satani yatubohesheje. yego kuko ibi by'indwara tubamo, ibi by'amayoga tubamo, ibi by'imyitwarire mibi tubamo, ni intwaro za Satani. yego Imana irazidukiza. yego Pastor George, mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro, uduhaye ubuhamya bukomeye cyane kandi ko bwigisha benshi. hari abanywi b'inzoga by'umurengera, hari n'abanywi b'inzoga kubw'amadayimoni. okay kuko nk'ubwo wenda ntabwo twabigiyemo cyane, wumvise inzoga nanywaga, ntabwo wakwemera ko umuntu nka zingahe ubundi umunsi umwe ubajije nk'abo twasangiraga kuri Foko, natangiraga kubara ngeze kuri mitsingi ya 4. yego yabaga ari rimwe. izibanza twazitaga V0. muri fizike warabyize ko vitesse initiale. yego ariko ubwo urumva kunywa ukageza mu gitondo. ubwo se nakubwiye aho twageraga ibyo twitaga za gonginike. yego gonginike kwari ukuza mu kabari hariya muri kaminuza kuri kantine, harya aho yabaga imeraje munazo. ndahabona uvuye mu kizamu gifite amarate n'amataburo periodique, yego ugatangira kunywa ukiva mu kizami, ukazageza ejo umupira utangiye harya ku kibuga. yego twabyitaga gonginike. warazihamije kweli? ndazizi. yego ariko narazikize. yego n'undi ushaka kuzikira rero, inzira niyo kuyoboka inzira y'Imana, akabohoka ibibi byose. Yesu arakiza. mwumvise na nimero ya telefone ye, umwifuza wifuza ko basengana cyane, ko ari umupasiteri usengera muri Impact for Christ Ministries ikorera ikabuga aho ngaho yakubwiye. ni ukuri uze kumuhamagara wumva koko nawe ushaka gufashwa. Pastor, mwakoze cyane. murakoze.